Ikipe ya APR yatsinze ikipe ya AS Muhanga ku munsi w'ejo Iber n'umukino wakurikiye igitego kimwe cya bodaboda kiwanuka ku minota 23 nicyo cyatanze itandukaniro ndetse kinatanga intsinzi y'amanota atari nayo mpamvu yo statement mu kanya Rugaju yakoraga avugaga ko amanota 9 igikombe cyagiye. Nibyo APR yinjiye muri uyu mukino ibize neza ko andi ma equipe bahanganiye imyanya myiza ndetse n'igikombe. Ayo makipe yose yari yatakaje kubera ko Elimelek bari banganyije na Rutsiro ni ikipe bari inyuma. Ikipe ya Police yari yatsindiwe mu karere ka Huye itsindwa n'amagaju 2-1. Rayon Sport nayo yanganyije n'ikipe ya Gicumbi bivuze ko rero APR iravuga iti iyi ni match mu by'ukuri twafata nka final kuko nituramuka tuyitsinze tuba dukoze ikintu gikomeye cyane cyo gutera intambwe igana ku gikombe cyane ko abo duhanganiye icyo gikombe bo basa naho bari kugenda basigara cyangwa se batakaje iyo nabo batakaza bari kuba bakomeje kugaragaza intege nke ubwo icyo kwishimira no ko wenda babonye intsinzi. APR rero ku munsi w'ejo urebye icyari cyabaye bari bagaruye Nige na Clement wari umaze iminsi afite ikibazo cy'imvune ariko ngira ngo international break yarabafashe kugira ngo yongere kugaruka neza mu kibuga ngira ngo rero agikira bahise banamubanzamo kuko twongeye kubona partnership ye na Nshimimana Yunus. Hanyuma wenda ikindi cyabayemo umutoza yabaye nkaho ahindura ankurikije uburyo umutoza yahinduye ubona ko ashaka gushingira cyane kunyuza imipira ku mpande kuko yazanye abakinyi babiri bihuta mu mpande ariko ubwo n'ubundi byatewe ni no kuba Sheikh Buri Watara atarahari kuko yageze mu Rwanda rwose kuwa gatanu urumva rero guhita bamushyira mu kibuga ku cyumweru ntabwo byari gukunda nabo ntabwo yarahari byatumye Gilbert mu gishongera guhabwa umwanya ariko mu buryo bw'imikinire nyine umutoza yaravuga ati ngomba gushyiramo Kiwanuka na Gilbert kugira ngo bamfashe kwica izi mpande za Muhanga cyangwa se kuzengereza nimero 2 wabo na nimero 3 niba mara kubazengereza dushaka kubona igitego muri ubwo buryo cyangwa se na Togi akaba yakisanzura akabona uko akina kuko abaza kumumarika baraza kuba ari bake ariko uretse n'ibyo urebye na Mediane yari yashyizemo irimo Dauda n'umukinnyi mu by'ukuri ubasha gutanga imipira myinshi muri izo mpande n'ubundi aba yashyizemo uragushyiramo bakiwanuka na ba Gilbert udafite Dauda mu kibuga hagati ntekereza ko waba wibeshye ko ntabwo ufite umukinnyi zo kubaha imipira kuko yabaruboneka yaba Dawo yaba yewe na Sekiganda ntawe ufite ubwo bushobozi mu by'ukuri bwo gutanga imipira myinshi mu mpande niyo mpamvu rero ku munsi w'ejo byamukundiye kuko Dauda nyine afite izo nshingano ngira ngo biza no gutanga umusaruro kubera ko n'igitego batsinze n'umupira Dauda yarancije awuransiriza uyu musore Kiwanuka ari waje kusabira ku ruhande rw'ibumoso Kiwanuka mu by'ukuri umukinnyi umeze neza yewe n'igihe atakinye abantu benshi bibaza impamvu atagiyemo ariko igihe ahawe iminota agaragaza urwego mu by'ukuri rutandukanye n'abandi bakinnyi urebye igitego atsinze ku munsi w'ejo bari yakiri ivuye kwa Dauda Yusuf akayishyira ku gatuza aho kugira ngo akore control nyinshi arindire bagenzi bakinane aravuga ati nge mfite umuvuduko au control yinje muri box kugira ngo uyu defenseur wari umumaritse witwa Shyaka Philibert mu by'ukuri mukuru kuko Shyaka Philibert muzi muri za mukura ntabwo agifite imbaraga zo gukurikira abakinnyi nka Bakiwanuka aragenda ari ukura umuzamu asohotse nabi ashyira kuri deuxième poteau atsinda yawufunza ahita wipasa yushyira muri box yawushyize ku gatuza ahita control yinjira muri box au control rimwe ugarura gutya kugira ngo abone deuxième poteau ahita yari yajya gatsinda bene ibitego cyane neza rwose kundi ubu ufite uri kuri premier poto usa naho umuntu abona nkaho ugiye nko kwihengeka ugahita prasa baro yirya muri deuxième poto neza cyane ubwo rero APR urebye ibyo umutoza ari yubatse aho ngo byari bikunze kuko yaravuga ngo mfite Dauda mfite abakinnyi bo ku mpande biruka Dauda zikoransa imipira na Gilbert bazi kuyakira na Kiwanuka ariko yamenya kwakira yagira wagira speed itanga umusaruro mu buryo gutanga pass no gutera mu izamu bikunda bityo batsinda igitego. APR ikunze kugira ikibazo cyo gutsinda igitego bagahita bajya mu kintu kimeze nka comfort zone bakavuga ati mbo batsinze ugasanga noneho batangiye kwerekanya bakora za possession wakita ko zidafite icyo zitanga urumva iminota 45 ikajya kurangira uvuga uti nyamara bari ko batsinze nk'ibitego bibiri kuko bari gukina n'ikipe ya Muhanga ubona kiri hasi bayirusha abakinyi bagaruka mu gice cya kabiri bahaye n'umwanya mutozo kuvuga ngo rikangura amaramplacement kugira n'abandi bakinyi bakina ariko bagaruka mu gice cya kabiri nabwo bagaruka muri ya mood yo kujya muri comfort zone nta gitego bashaka gutsinda biba karusho Muhanga bahaye ikarita y'umutuku yahawe Twizerimana Martin Fabrice urumva ngira ngo yahawe ikarita y'umutuku wavuga ko yihesheje ngo arafite jaune noneho afashe baro aradibra ashaka kwinjira muri box ntibamukoraho aragwa ashaka kubeshya umusifuzi ko bamukozeho ariko abibona ko batamukozeho bamuhanira rero ibyo bita simulation cyangwa se diving bamukarita y'umuhondo ya kabiri iba rouge icyo gihe kibona ikarita y'umutuku twaravuze tutinyamana hano APR nige gutsinda ibitego byinshi ariko ntacyo byatanze n'ubundi APR nta mpinduka zabayeho zivuga ngo ituri gukina ikipe tuzuye reka tubatsinda ibitego byinshi bango hari umuntu twari tuganira ambwira ngo ubundi mu mitoreze iri gukina na defense tuzuye bivuze ngo nibajya kubakorera marikage umwe kuri umwe omahome hari umukinnyi wawe uraza gusigara nta mukinnyi umumaritse uwo mukinnyi usigaye rero ni uteza ibibazo
kubera ko nta muntu uba muri hateza ibibazo kugira ngo bakore uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitego, ariko APR ntekereza ko itabibyaje umusaruro. Bakoze impinduka bashyiramo ba Ruboneka, bashyiramo ba Haji, bashyiramo ba Mamadusi, ariko nabo nta kinini bahinde mu by'ukuri. APR yasoje umukino, ahubwo ubona ko ikipe ya Muhanga yatangiye kuyataka, kuko nk'imvune ya Claude niyo mugabo ni uburyo bari barimo barwana mu izamu ryabo bashaka gukuramo igitego, bamukubita inkokora kuri kano kagufa kari hagati y'ijisho n'itama. Kano kagufa kabona kari ko munsi y'ijisho akonza kubyimba, bamukubise inkokora akagufa gateberamo kugira ngo bahise banamujyana kwa muganga, kuko kugira ngo umutoza w'ikipe y'igihugu nabo bavuga ati mujyane kwa muganga. Yamukurikiranye avuye aho yari yicaye ajya kureba uko umuhungu we ameze. Ega ni boro ye muri minsi Claude cyane ubonye uburyo yagiye kuri ambulance ni Regras muri nationale agahita abwira Kavuna ati manager amuga ati hamagara Dr. ku kanya agere ku bitaro Kanombe. Dr. Hari ngira ngo bahamagaye bita Dr. Bukara usanzwe baga amagufa cyane, niwe wari wanamuvuye bwa mbere amusanga yita twize kwa mukuru operation, kubona ko yari yababaye, ariko byose byabaye hahandi Muhanga ari gushaka gutsinda APR yitego, kandi Muhanga ituzuye APR yuzuye. Byumvikana ko Muhanga nyine iri kurwana no kutamanuka nayo ntabwo yoroshye, nyine nta muntu nshaka kuza korohera, kandi biranumvikana. Iyi kipe ya APR Rugaju amaze gukorera statement ko ari abanyamahirwe ku gikombe, ifite fixtures zitoroshye habe namba, kuko ikipe ya APR ku itariki ya 18 bagomba kujya kwa Etincelle, tariki 25 bagomba gusura Mukura, tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu bagomba gukina n'ikipe ya Rayon Sport ya match twavugaga, tariki 7 bagomba gukina n'ikipe ya Al Hilal, tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu bagomba gukina n'ikipe ya AS Kigali, tariki 17 bazakira ikipe ya Rutsiro, tariki 22 bazakina n'ikipe ya Armelik, hanyuma basoze bakina n'ikipe ya Gicumbi. Bafitemo ama ekipe arwana no kutamuruka mu cyiciro cya kabiri, bakagiramo ama ekipe abiri yo muri Sudani na Rayon Sport bagomba kwiga na Mukura hamwe n'ikipe ya Mukura. Bafite match nyinshi zikomeye, ariko nyine bageze igihe navuga ngo cyo kuzijyamo. Rayon Sport ibahaye uburyo bwo kuzikina nyine batuje, amanota 9 ni menshi, urumva no kujera match yabo gusa na Rayon ni nayo buri yaki cyane kwitwara neza bagatsinda Etincelle na Mukura ni probability ishoboka. Let's say niyo batatsinda Mukura bakanganya, ese yandi 9 babahaye rumu yuko yandi 9 bayatakariza muri Al Hilal na Emelec, Etincelle bakanganya na Mukura da Rayon Sport bagahora wenda hatsinze imikino 2 harimo 7, ni ukujera match ya Rayon gusa bakayinganya n'undi style bazagitwara. Bari muri position nziza, nabo ntabwo amaze iminsi bakina neza. Banatwungane bagenzi, hari umuntu dukurikiye yavuze yuko n'urukweto niba mujyanye muri ambulance, wajyanye Claude muri ambulance ko yanamufashije nyine first aid ari muri ambulance ya bamukubise nko kora baramukandagira ari hasi. So birumvikana ko yagize ikibazo nyine cya Godio bamukandagije, ariko ngo ameze neza nubwo yababaye, buryo mu gihe kiri imbere nyine yakoreshwa nta kibazo. So operation yabaye byabaye bisanzwe, uko operation buri tizana mu indi mibare amukubise ku igufwa rya Kasaya, ese tumujyana Kanombe muri scanner, twasanze ameze neza rwose, gusa yababaye yatashye. Ntabwo bikomeye yego. So muri rusange rero tutabitinzeho bya APR kugira ngo tujye no muri FA rwose nta na operation zakorwa kuri Claude. Ubwo basanze batashye ntabwo biri cyo kiza cy'urubuga rw'imikino. Inzego zose ziba zakoranye zirwana no gutanga amakuru ku kiganiro cy'igihugu. Icyo bakora baramuhereza report medical, roko nyine mu rugo sori ngo report medical ikiruhuko isanzwe report medical, ariko inayo yitwa report medical by the way, nuko twebwe tuyikoresha mu ntuza iyo warwaye ikitwa report medical, ariko nayo ni report medical, ariko nyine baramuha ikiruhuko kugira nyine ngo umubiri umere neza gusa, ariko wenda shaka ubwo we arusi basiba wenda imwe Etincelle, ariko wenda ku yindi yaba yabonetse. Buretse ko ibyo mu minota 2 ibyo byo kuba APR itari gukina neza wenda cyane ngo inyagire igirite, hari ikibazo twibaje n'abantu twari kumwe, ariko se ni amakipe mato yazamuye urwego cyangwa ni amakipe makuru adakomeye? Tuvuge ko izi za Muhanga zibona ikarita itukura ariko zigahaga APR, burya Amagaju yatsinze Polisi ariko Amagaju yabonye umutuku cyane. Yego umutuku rwose utari no mu minota ya nyuma, burya umutuku wo ku minota 80 burya ni wavuga ngo ikipe nayitsinze mfite umutuku.
ariko hari umuntu ko mu minota 40-50 ariko umuntu akagukubitana umutuku. Iyi polisi iza APR zisufura gutya, izi zareba zinganya na za Gicumbi, n'aya makipe navuga matoya yazamuye urwego aza zisanga cyangwa nizo zamanutse. Ama ekipe materega yongeye bije kandi azana abakinnyi none uri ama ekipe makuru. Aya makuru ndebye muhogo nzibonana ntaki rigo. Aya makuru mwaretse ngarangiza statement yanjye nubwo ngira ngo tuve muri ibingibi tujye mu Bwongereza. Aya ma ekipe mato niyo mpamvu ari usanga ekipe nkuru ijya kugura umukinnyi muri ekipe no. Ama ekipe mato afite akabije gato akagenda akazana umukinnyi mwiza. Ama ekipe makuru akazana abakinnyi akazana kontineri yanabahenze ariko ugasanga mu kibuga ntacyo atanga. Amato rero uriya bazanye buri gihe akina aviza ati nanjye nzagere muri Yoreyo na APR. Iyo bihuriye rero none se iyo birangiye muguze rigo ko cyagera muri Yoreyo cyangwa APR n'undi ukabona arasanzwe. Barazanye muhogo n'umuhogo kuko bazanye abakinnyi bamuzana bavuga ngo yaciye ibintu ngo ahantu yarari yaba mu mahanga cyangwa se no mu Rwanda. Zero contenance c'est pas le contenu. Ngiye mbibona ntangazwa n'ukuntu zidakina neza. Ari umuntu atubwiye kuri polisi atubwiye ati ntimurebe iyi polisi muri gukabiriza muri Fazari iri gukubita imeze neza ati retu n'itsindi mikino 5 ati muzicaye muvuge yuko polisi ati nibona Kenze iyakuye muri win timuzavuge yuko polisi ari gitangaza ati ndayobwe nishobora gutsinda imikino 5. Biragaragara ko ipe makuru yasubiye inyuma ano makipe ari hasi kuko rigo wenda ushobora ngo makipe mato wenda uburyo abayiyubatse mbese nk'iyi Muhanga ya Shyaka Philibert koko ya Twizeyimana Onesime ya Martin Fabrice ubwiyo Muhanga niyo rwose n'umutuku yahawe n'umutuku ko buryo utagatera nka 3 ubundi ubusanzwe APR yagasinze Muhanga hejuru bitego 2. Aha kuki tayibitsinda rero ni APR iri hasi mu buryo bw'imikinire. Wambwira ngo Gicumbi irwana no kutamanuka worireyo ukinye imbere ya APR wakashyize kuri pressure gatsinda hagasigara amane mu gihe igiye gukina gakina ko ga pressure nubwo yenda twavuga ko Muhanga yari yoroshye. Yego urokunganya na Gicumbi ikazagitsinda ibitego bakabyanga akaba ariyo igera mu offside. Ifite ndukomeye kurusha wa Gicumbi iri hasi nyine reyo nyine iri hasi. Niyo mpamvu nakubwiye ko abo bakinnyi ni contenance c'est pas le contenu. Ikipe kwizina ariko imbere nta kirimo nibyo mbabwira. Umuntu aba ararebye amagane ari abakinnyi mu ntaba arabonye ukareba ari umuvandimwe twari kumwe Jesse Gacinya yarambwiraga ati tujyane muri FK umuntu yararebye abakinnyi bazacyuvu bakera ba Rugagira ka nostalgie. Reba ba Olivier na bagatete muri APR akanyura muri zo za Rayon Sport akirebera abahungu babaga barimo bazima muri za Mediane b'amashoti bakomeye ba Kidega naza kuraba bitwa ba Pizarro Kitoko bo gukabiriza b'amabandi. Abakinnyi bacu tubakabiriza bataraza nta kintu kiba kirimo. Barabaswa rwose. N'umukino warangiye ikipe ya Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya Gicumbi umukino urangira ari ubusa ku mpande zombi. Abareyo ngiye kubona mbona hasigaye bake cyane nibo bategereje abakinnyi kugira ngo baze bakomeye amashyi yabo. Abandi bose ya minota nk'itatu ya nyuma kuko ndibuka ko bongeje minota 6 kugira ngo umukino urangire. Igice cya mbere bashyizeho 7, igice cya kabiri bashyiraho 6. Iri 6 batangiye gusohoka urusorongo bagiye uwabareyo niko bagenda bake ariko batishimiye ko ikipe ya Rayon Sport inganyije n'ikipe ya Gicumbi. Abenshi muri bo banavuga ko igikombe kigiye cya shampiyona. Uyu mukino koko Rayon Sport mukanya turinjira muri fixtures isigaje. Rayon Sport ivuye ku gikombe isigare amaso yahanze igikombe cy'amahoro. Nari negereje bukeye bwaho kuza kureba uko APR bigenza nibiri bushobore gutsinda birangira nanabikoze turaza kubigeraho. APR gitsinda mu ijoro ryakeye byari birangiye. Hari hagiyemo amanota 9 buriya iyo APR idatsinda reka tuvuge nayo ikanganya hakaguma 7 kuko bafitanye umukino umuntu ari gusigara barango okay buriya bahuye reka yitsinda ayo yari 7 yahita 4 wenda tugasigara twari imikino 2 kandi APR yacyafite zamukuru yacyafite n'izikipe zo muri Sudani. Icyo gihe umuntu yari afite ahantu ho kuvuga ngo Rayon Sport ibaye nziza cyane gatsinda imikino yose isigaje wenda hasigara ikibazo cyo kuvuga ngo APR yatsindwa wenda nizo zo muri Sudani ariko rero yayitsinda. Ikibazo cyabaye kiherero yabaye 9 kuba 9 niyo rero yatsinda APR nabyo bigoye kandi cyane yasigara mara 6 kumbwira ko APR rero yakubitwa match zindi 2
Rayon Sport itsinda match zose yifite mu gihe turi kora match 8 zisigaye kumbwira ko APR yatakazamo match 3 muri match 8 yatsindwamo match 3 hanyuma Rayon Sport igatsinda izo match 8 uko zakabaye itanganyije idatsinzwemo n'imwe biri presque impossible simuze ko biri impossible simuze ko bitashoboka 100% ariko navuga yuko byegereye kuba ari ibidashoboka ni Rayon yagaragaje intege nke kuko natunguwe na performance ya Gicumbi muri uyu mukino ntabwo ari ukuvuga ngo twanganyije ariko si ubundi mwakinnye Olivier yakwemo imipira mu mirongo y'izamu 1-on-1 Gicumbi yanatsinze igitego basanga ni offside yego nivuze ko Rayon Sport itahushije nawe hari umupira Gicumbi yakoreye mu murongo umupira basana yateye muzamu Gove yakuyemo rwose bagiyemo muzamu yasohotse hari n'uburyo bwa Fanganye yakoze akantu k'agakroshe n'ubwa Basane nawe yabonye nk'uburyo nka butatu na Vininho hari shoot yateye butatu bune ariko ku ikipe irwana no kutamanuka uri Kigali imbere y'abafana bangana kuriya kuko bari baje mu by'ukuri umukinnyi wenda w'ingenzi utarimo navuga ari Abedi Fara hari defense ba Sudianye bahari umuzamu Olivier Kwizera hari Mediane bari Shari bahari Balikau bahari Bangonga bahari ese koko Gicumbi ni ikipe yo gukora 0-0 impamvu 0-0 ari nambi buriya runakagitsinda nawe bakigutsinda at least tuba tuti wenda atake yabo yanashamburiye so Rayon Sport iri gukora imikino myinshi itabasha gutsinda iki ni ikintu kiri mu bintu bibi cyane utakwifuza kubona kuri equipe yawe buriya match unganyije wateye mu izamu ntago wayegeranya na match wanganyije utigeze winjiza kuko kutinjizwa yego ni byiza wakipinze clean sheet ariko kutinjiza ntibiguye icyizere ko na match ziri imbere uzazitsinda kandi principe yo mu mupira ivuga yuko aho kunganya imikino ibiri watsindwa umwe ukanganya undi iroroshye cyane kubisobanura kubera yuko umukino utsinze ubona 3 mu gihe birunganyije ubona 2 nawe reba rero rigoka unganyije na Gicumbi ubusa kubusa wanganyije na Elmerek ubusa kubusa wanganyije na Police ubusa kubusa ndabamenyesha yuko Rayon Sport Eruka itsinda kuri MVC 22 z'ukwa kabiri usibye atatejo bundi babonye yo gutera mpaga Gasogi United ariho mbonera ko bikomeye uziko Rayon Sport nkuko bivuga nyuma yo gutsinda MVC 2-1 Rayon Sport kuri 25 z'ukwa kabiri umve Rayon na Al Hilal 1-1 Rayon na Musanze 1-1 Rayon na Etincelle 1-1 Rayon na Police ubusa kubusa Rayon na Elmerek ubusa kubusa Rayon na Gicumbi ubusa kubusa match 2 enye 6 badatsinda umukino izi nagare zita z'umuntu ushaka igikombe izi nagare zita z'ikipe ikomeye izi nagare zita zitanga icyizere urumva naho yanganyaga ni kamwe kunganya ubusa kubusa noneho indi mikino si hari fixtures bafite imbere ubwo uricara ukavuga ngo bazayitsinda yose naho navugaga ryaje muri iki gikombe ko cyagiye kuri iyi mikino 6 ateruka twumvishe ya kimwe n'ubusa kubusa ese ubu tuvuge ko iyi mikino iri imbere bazayanshana yose bakubita nta guhagarara probably ntago mbibona rwose so for me rwose nakwemeranya n'iyo statement ku kigero nk'icya 90% igikombe Rayon Sport cya champion iyo mikino Iber sinzi nimba yifite cyangwa gikwinjizemo okay kuko Rayon Sport iragaruka mu kibuga tariki 19 z'ukwezi kwa 4 isura ikipe ya Rutsiro mu karere ka Rubavu cyane baragaruka basura Rutsiro mu karere ka Rubavu kwijajara bakayitsinda acigoye urabisiko Rutsiro yanganyije na APR Rutsiro ikipe ihagararaho cyane mu rugo ni ikipe iri mu makipe atarizere kuguma mu cyiciro cya mbere ni ikipe ejo bundi yanganyije n'ikipe ya Elmerek urumva ko harimo akantu bafitemo hanyuma Rayon Sport yongere kugaruka mu kibuga azaba ari tariki 26 z'ukwezi kwa 4 bakina n'amagaju bayasuye ayo wenda nayo dupfe kuvuga ko bayatsinda amagaju yarashe Polisi